Killaman Major, umwe mu bakomediye basigaye bakomeye hano mu Rwanda, akaba anaherutse gukora ubukwe bwiza cyane. Uyu munsi yagaragaye mu mafoto cyangwa na video ari mu modoka ye nshyashya nziza Toyota RAV4 Nouveau model. Nk'uko yabitangaje, yivugiye ko yaguze imodoka itazamutesha umutwe. Urumva ni imodoka nshyashya kuko yavuga si 2008, si 2016, si 2000. Urumva ishobora kuba ari imodoka nshyashya nubwo twatazi imwaka yakozwemo, ariko ni imodoka nshyashya. Nabwo araje uwo mwaka azaza utubwire awudusangize. Gusa nk'uko mubibona kuri aya mafoto, muri kubona ko ari imodoka nziza ibereye ijisho. Iyi modoka yayiguze cyane ikintu cyamutaye motivation, yari kuvuga ati hari nko kunajyaga avamo wenda nk'urugero nko muri Jones Comedy, abandi basitari bagenzi be bakamucaho mu modoka ya bla, noneho banataha ntagira n'uvuga ati basi reka ngo yari ifite nkwigize imbere, agatahana urumva n'abafana, akagenda agatega moto rimwe ntanayibone, agakomeza kugenda n'amaguru paka nyine urumva abonye moto. Icyo kintu nicyo cyamuhabereye motivation cyane, gituma avuga ati nshaka kugura imodoka. Kandi mu byifuzo bye yaguze imodoka nk'uko yari yarabyifuje, nziza nshyashya. Icyabimuteye cyane kugura imodoka nshyashya nuko yari kuvuga ati nagashaka kujya yirwa atumwanya cyane mu magaraje, kuko ushobora murabizi imodoka zishaje ukuntu bigenda. Yaguze imodoka ishaje yakoze cyane, usanga nyine ari hahandi igihe kinini usanga wisanga mu magaraje. Ibi bibaye mu gihe ubukwe bwe bwari bwarabaye. Abantu kuri social media nyine murabizi ukuntu abantu bavuze, nibwo twavugaga ati ese kubera iki yakoze ubukwe buhenze kuriya, ariya amafaranga yose yakoresheje. Umuntu akora ubukwe bumeze kuri akigenda kuri moto, nta n'akamodoka na kamwe. Gusa mu gisubizo cye yatanze kuri ibyo, yavuze ko atabonaga imodoka kukenewe cyane. Icyari gikenewe cyane muri icyo gihe byari ubukwe kuruta imodoka. Rero n'uyu munsi akaba ari bwo imodoka yaje mu mwanya wayo. Nkurikije ibyo bintu byose Killaman yavuze, Killaman ngiye nabonye ko n'umuntu wo kwigirwaho. Killaman asetinga ikintu gikenewe, akamenya n'uko agikoraho, agira goal, akamenya n'igihe izaba achieved. Ikindi twavuga kuri Killaman nuko ari urugero rwiza rwo kugutangirira hasi cyane bishoboka, kuko we yivugiye ati hari igihe cyageze nkaba ntashobora no kubika 5,000, amezi 5 agashira ntarabona inote imwe y'5,000 narayikoreye nka saving. Akavuga ati kabona amafaranga yose aza nyine saving 5,000 idashoboka. None ubu ngubu uri kubona ameze neza pe, ameze neza. Nima bashe no kugura n'iyi modoka, nubwo tutaramenya agaciro k'amafaranga yayiguze, ariko ikigaragara cyo ni imodoka ihenze. Iyo ikuye mu Kagera, urumva ko irahenze cyane. Ikindi kuri Killaman tubibutse ko kugeza ubu afite YouTube channel 3, ebyiri zifite abasubscriber hejuru y'250. Urumva ko afite ibintu byinshi yirwa akora kandi binamwinjiriza. Murabizi abakoresha YouTube ukuntu bimera. Akagira n'indi iri hejuru y'60,000 by'abasubscriber. Urumva rero ko kuri Killaman afite ko yiteje imbere, kandi ikindi twagafataho nk'isomo afite uko yiteje imbere, noneho n'uburyo akoramo ibintu bye. Ndumva twamwigiraho cyane. Hari nk'abantu tuba tutazi gusetinga goal, ariko urumva kuri Killaman ikintu bita gusetinga goal arabizi. Iyi modoka hari n'ibindi buri ari kudutegurira. Killaman twamutinye cyane, ni nziza nyine, yaje yambaye neza, yitwaye mu gakote keza. Killaman gusa iramubereye. N'abatarazigura cyangwa bafite impumbero nk'ize, tubifurije amahirwe masa. Ciao, tubibutse ko mushobora gukora subscribe
mukunze ibyo dukora cyangwa se mukaduha inama, inyunganizi muri comment cyangwa mukadukurikirana kuri nimero tuba twatanze. Ciao ciao.